uyoboye harimo abantu, kandi aba bantu ntiduhuje ubwoko, kandi aba bantu mbega ntabwo duhuje ubwoko. None Nyagasani wanyemerera ukanyandikira inzandiko nkagenda nkabika bose nkabatsemba nkabamaraho. Umwami amaze kumva ayo magambo arangira abwira Hamani, aramubwira ngo Hamani igisonga cyawe ntukabure icyo usaba, nguhaye itegeko, genda ufate umuntu wese umwice akurwamo muri icyo gihugu. Hamani arangiza abwira umwami Ahasuwerusi, aramubwira ngo Nyagasani, mbese wanyemerera kugira ngo ibi bintu bigire agaciro ukampa impeta yawe wambaye ku kuboko nkayitwaza nkayambara, nanjye nkagenda nkazica buri umwe ku wundi. Ahasuwerusi arangiza afata ya mpeta ye, biravuga ngo ayambika Hamani. Hamani arangije ngo ayambara iyo mpeta y'umwami, ngo Moridekayi ngari ku irembo ry'ibwami, ngari gusenga, ngahishurirwa amabanga zikavamo, ngahishurirwa amabanga, ngo ayo mabanga ahishurirwa umugambi ugiye gutera muri icyo gihugu. Biravuze ngo amaze kubihishurirwa ahishurirwa n'abantu babiri, abahishurirwa yuko bagiye kwica umwami. Amaze kubihishurirwa abwira Esiteri, aramubwira ngo genda uburire umwami Ahasuwerusi yuko hari ibisonga bibiri birimo biramugambanira kandi bigiye kumwica. Biravuze ngo Esiteri aragenda abwira umwami Ahasuwerusi, aramubwira ngo Nyagasani usiga ibisonga bibiri, iki n'iki n'iki birashaka kukwica. Akagare kuvugana bateranyije inama bari kukugambanira, bagiye kukwica. Ngo bateranyije ibyo byose ngo basanga ngo nibyo koko imbaraga zo gusenga. Iyo twasenze tuza kubishurirwa, iyo twasenze dushyirwa imigambi n'imyitano, iyo twasenze dushyirwa imbaraga z'abadayimoni, iyo twasenze dushyirwa ahantu natwe yaturuka hose. Kugira ngo dutegetswe gusenga. Amen. 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 Amaze kwishurira ibitabo ngibyo babyandika mu gitabo cy'ubukira bwe, ngo ayishurirwa n'undi mugambi Hamani yazanye wo kwica abayuda bose muri icyo gihugu. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo amaze kuyishurirwa abwira Esiteri, aramubwira ngo nubwo wabaye umwamikazi dore witamarara, haje itegeko ryo kwica umuntu umwe ku wundi. None genda ubwire umwami mbere ashaka ingingo yakurengera, kuko twebwe abayuda tugiye gupfa. Esiteri arangije aravuga ngo sinshobora kujyayo. Yibagirwa kiri inzaha, kirabaje ko abantu twibagiwe. Abanyamasengesho turibagiwe, bavuga ubutumwa turibagiwe, abahanuzi turibagiwe. Ariko reka mubwire, igihe kirageze abasengera data mukuri no mu mwuka, abo ngabo bagaragare. Niba warasenze ubeshya pasire, bizagaragara. Esiteri arangije aratamarara, aramusubiza ngo jyewe sinkwiriye kugenda ngo mbwire umwami ibingibi. Umwami atarantunga inkoni.
amazu abantu basenga kuko nta kizabuza kugira gute abagwa, nta kizabuza gutabara. Muri ibi byavuze ngo gusenga nibwo buzima kandi gusenga ni imibereho. Murimo muranyumva? Gusenga nibwo buzima kandi gusenga ni imibereho. Abavugabutumwa barahamagawe ntabwo bari kubwiza abantu ukuri, ariko ngenda kukubwira ukuri nubwo utakwemera ukuri, ariko ndakukubwira nindangiza nawe. Kiranuka aho abantu bareba n'aho batabera, ukiranuka uri mu buriri, ukiranuka ugenda, ukiranuka uri mu kazi, aho abantu bareba n'aho batareba. Bazabageza muri kubyumva. Muri iyi minsi mfite umwuka w'ipfura, aho umuvugabutumwa rero umuntu akamubwira ngo nkubonye kase none uzaze yikwirukane, bikarangira wa umuntu akuze ubwenge akagenda bakamwirukanaho kanseri, bikarangira bageze no muri Afurika y'Amajyepfo. Igihe kirageze gusengane ubwenge, gusenga n'ubwenge. Niba mwumvise ijambo umugaragu w'Isumba byose yavuze bya Yosefu, ibi bintu biriho. Gusenga ukiranuka ku gato no ku kanini. Ntabwo nje kukubwira ngo Imana iguhaye mbese, ntabwo nje kukubwira ngo Imana iguhaye ibiryo, Imana irabibona yuko ukeneye. Nje kukubwira ngo kiranuka ku gato no ku kanini, kandi wongere ibihe byo gusenga. Ababyumva duhereze Imana icyubahiro. Moridekayi arakomeza arasenga. Esiteri arangije abwira Moridekayi, aramubwira ngo noneho genda ubwire Abayuda bose bakora amasengesho y'iminsi 3 biyiriza ubusa, ndetse na nijoro basenga amasengesho y'iminsi 3. Nanjye hari icyo ndi bubwire umwami. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo Moridekayi atanga iryo tegeko, aho Umuyuda wese ari asenga amasengesho y'iminsi 3. Abantu ntibagisenga, abantu bimitsinda, abantu bimitse ibiryo, abantu baribagiwe, ntibagisenga. Ariko haje kurota k'umuntu uri gusenga kandi uri gusenga by'ukuri. Amen. 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 Uko mucecetse muri kubyumva, Imana yambere umugisha. Uko mucecetse muri kubyumva, barangije barasenga. Bakimara gusenga ngo Esiteri ahamagaza umwami mu nkera. Amaze kumuhamagara ngo umwami aramwita, aramubwira ngo nyagasani databuja, umva icyo umuja wawe ngusaba. Esiteri akimara kuvuga ayo magambo, uwitwa Hasuwerusi amaze kumva ayo magambo, Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuga ngo ahita abwira Esiteri ngo saba icyo ushaka ndakiguha, nubwo wasaba 1/2 cy'igihugu uyoboye nakiguhereza. None ugiye umugisha wo kuza imbere yanjye, none saba icyo ushaka nanjye ndakiguha. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuga ngo Esiteri ahita amubwira ngo mwami nyagasani databuja, muri iki gihugu ntabwo uzi ibintu biriho. Jyewe ukuntu uvugana ni Umuyuda, none hari itegeko, handitswe inzandiko ngo Abayuda bose aho bari ngo bazicwe. Ati nyagasani, mbese ntiwahindura iryo tegeko washyizeho ry'uko Abayuda bicwa? Ntabwo wabihindura.
none se ibyo ngibyo byaba byarabaye ryari? haragira avuga ngo kereka niba bamwe mu bisonga byanjye hari ababa baranzaniye inzandiko narangiza nkazisinya. Esiteri aravuga ngo nyagasani bazanye inzandiko urazisinya, kandi uwabikoze ni umugabo witwa Hamani. niwe wazanye iki? niwe wazanye iryo tegeko ry'uko abayuda bose bakwicwa. none nyagasani niwahindura iryo tegeko ngo umwami aryumvise ngaratangara cyane, ngamaze gutangara cyane. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Uhereza Imana icyubahiro. turi kuvuga imbaraga zo gusenga n'imbaraga zo gukiranuka, kandi ugakiranuka aho abantu bareba n'aho bamaze gute bakareba. ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso adahinga niwe gisubizo cyawe, niwe gisubizo cy'ibibazo cyawe. wakirinda umwana w'umuntu nta kintu yakumarira, ariko Imana wayiringiye Imana yakikumarira. kandi umuntu yakugirira neza bwacya akagucyurira, ariko Imana ikugiriye neza ukakundira Imana ntabwo ikugucyurira. iyo Imana ikugiriye neza ntabwo igucyurira, ariko umuntu yagucyurira. Umushuti uyobizi utopomira Yesu wera n'abana Yesu. iyi nzira Nubwo abantu batakaje Imana icyizere